Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukunda UC Sport TV, twizere ko mumeze neza aho muherereye hagiye hatandukanye. Bwo navuga ibice bitandukanye by'isi, ndavuga abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Aziya, mu Burayi n'ahandi. Twizere ko mumeze neza. Rero turagarutse kuri uyu munsi, tuje kuba tuganira toujours. Mumaze kumenyera twe hano turaba sportif, tugana n'aba sportif. Kuri uyu munsi rero turi kumwe na Happiness, Joy, ni bimwe kwa ariko Jo bakumenye kuki bamenye izina Joy cyane niryo bakuziho? Murakoze. Ntekereza ko abantu banzi kuri Joy kuko wenda amazina yanjye ubundi ni 3 uko makabyiniro ko mu bwana, ariko muri yose nyine Joy niko kagufi. Ntekereza rero ko kujya kuvuga amazina maremare bigora abantu bagafata akazina gatoya. Rero mbere na mbere katukubwire duti felicitation, of course turazaganira uko biguteye. Oya nta kibazo. Jo, uriya munsi byari bimeze biti? Umunsi wa fiançailles. Subwo navuga ngo iki. Ni umunsi mwiza, ni umunsi umuntu wese ahora yibuka, ni umunsi sinzi ukuntu nawe describing, ariko nyine mu mutima wanjye wari umunsi w'ibyishimo, wari umunsi ni n'umunsi nashobora kuzibagirwa kuko twese tugira aho tunyura, tugira ubuzima bwa buri munsi ducamo. Rero iyo ugeze kuri iriya ntambwe mbese ugafata icyemezo cy'ubuzima aho uri bubwerekeze ndetse n'uwo ukunda cyangwa wakunze, ni ibintu byiza, ni ibintu byiza, ni ibintu byantunguye, ni ibintu ntabwo nzabyibagirwa mu buzima bwanjye. Ari amarira wayatewe n'iki? Buriya umuntu wese nyine ugira umutima cyangwa ugira ibyiyumviro, njye ngira emotion ebyiri, nshobora kurira mbabaye, nshobora no kurira nishimye. Ni ibintu ntekereza ko iyo abantu bakundana, umuntu wese akundana afite intego. Iyo rero hageze kuri ya etape uvuga ngo bigiye kuva kuri etape bijye ku yindi, surtout kuri wa muntu nyine wumva ukunze, ntihazagira umuntu ukubeshya. Ntekereza ari umuntu udakunda ntabwo wavuga yego, kuko nawe uhita utekereza ukavuga ibintu nimbijyamo bizagenda gute. Ariko iyo harimo rwa rukundo, umuntu wese agira criteri yashingiraho agira uwo akunda, cyangwa avuga ngo mu bantu bose banterese cyangwa mu bantu bose bansabye urukundo ndemera kanaka. Rero amarira y'ibyishimo cyangwa emotion z'ibyishimo buri gihe ziraza. Umuntu ashobora kwibaza, ubikomoje uti hari criteria umuntu agenderaho ajya guhitamo bazabana ubuzima bwose. Niki cyatumye uhitamo uramo hungu cyangwa se your future husband? Icyambere gikomeye ni uko nkunda nanjye nkamukunda. Burya ntihazagira umuntu ukubeshya. Ushobora kuba ukunda umuntu ariko wenda bitarimo neza, ukabona ni ibintu bikugoye. Kuva twamenyana cyangwa twatangira urugendo rwo gukundana, nta kosa arankorera. Ubundi urabizi ko muri relationship nyine ibi biraba bya bintu bituma iyo mwarakaranyije bamwe bakuraho telefone ntimuvugane. Twebwe rero ngira ngo muri urwo rugendo ni ibintu bitabaye. Ngira ngo wenda ni n'akantu keza ku muntu navuga ngo uri muri relationship, wenda natangaho inama. Iyo habaye ikintu, suko turi bamarayika, hari ibyo dupfa umunsi ku wundi, ariko dufite principe yacu twembi itatwemerera ko ikintu twapfuye mu gitondo kigera nimugoroba kigihari, uko cyaba kimeze kose. Niba tugipfuye nijoro tuvugenda mu ma 18h, ntago ndi butume ajya kuryama babaye, nawe ntari butume njyama mbabaye. Rero umuntu nk'uwo ukurinda kubabara, nawe ukumva ko ari inshingano zawe kuri we, biri mu bintu by'ingenzi bituma uvuga ngo uyu muntu twabana cyangwa twakomezanya urugendo. Ikindi gikomeye, iyo uri umukobwa muri character yawe cyangwa mu buzima bwawe utari umunebwe Clary, ukunda nyine gukora, ukunda guharanira iterambere ryawe, ntago burya wakundana n'umuntu w'umunebwe. Urabireba ukavuga ati wenda uyu muntu azambera umunebwe. So rero ni umukozi, afite urwo rukundo, afite kundinda kubabara. Ikindi kirushijeho kijya kigora abantu cyane, surtout nk'abakobwa cyangwa abahungu baba badafite ababyeyi. Ikindi kinini kuri we nuko umuryango w'urankunda, ababyeyi be babaye abanjye. Numva ko nyine juste
apari y'umuryango wanjye mfite nari nsanzwemo ariko mbonye abandi babyeyi bashobora guhagarara mu cyimbo cy'abanjye. Izo rero nizo mpamvu navuga ngo zikomeye. Impamvu umuntu akunda undi zo ni nyinshi ariko izo ziri mu zikomeye navuga ngo zatumye twumva ko urugendo twarukomeza. Nari ngiye kubaza ni bimara kuba cyangwa se bijya ko wenda hari sinye wabonaga ko ari hafi kuguporopoza, ni izihe sinye zakwerekaga yuko ashobora kuba yakuporopoza? Sinye ntago nazibonye kuko njyewe mbere y'uko njyewe naje nzi ko byibura ahubwo bari bumpropose ku munsi wo kuza byibura ari bunsange nko kuri aeroport kuko nawe narabimuganije ndambwira nigeze kubona umuntu apropose undi hano gutya na gutya bigenda, arambwira none se nawe nibyo uzashaka. Niyatandaga ko wenda ari wo munsi nzabibona, noneho nza kugira ubwoba cyane kuriya uba uri muri karantene. Karantene yanjye irarangira, umuhungu akampamagara akambwira ntuve kuri hoteli ntarahagera. Ndavuga bya bintu bya nangira kugira ubwoba. Mubonye yaraje aje kunyakira ari kumwe n'abavandimwe be, mubonye mbonye ururabo numva igitima kiradishye. So mbona ururabo gusa ntegereza ibindi ndabibura, numva ko bya bintu nyine ubwo ni ukunyakira. Nari ngukumbuye nanjye nari ngukumbuye, sinatekereza ko hari ikindi kibuzeho nyuma yaho. Ubwo nyine abantu babyumve turaza kuba tubikomozaho gatoya cyane. Nababwiye yuko uyu Joy ni umusifuzi w'umukino wa volleyball cyangwa se w'intoki, yarakubutse gato mu mahugurwa mu gihugu cy'Ubudage, turaza kubirebaho. Ariko munyemere duhere gato kuri uwo munsi we wa fiancé tutarawurengaho. Joy, wigeze ubibwira ababyeyi bawe wenda nimba bahari? Mama, ababyeyi ntago mbafite ariko mfite abari mu cyimbo cyabo. Rero mu rugendo rwanjye n'uwo dukundana, urumva of course njya kugenda muri ariya mahugurwa nagiye, umusore turi kumwe ari mu bantu bamperekeje kuri aeroport. Umuryango wanjye wari uhari, umushumba wanjye kuri eglise yari ahari, inshuti zanjye. Urumva narabasezeye, babona ko ari unsezeye bitandukanye n'ibindi, n'amarira menshi kuko numvaga ko ari amezi azaba ari menshi tutari kumwe. Ariko umuryango wari umuzi kuko ni umuntu wabaye hafi cyane, ndanamushimira kuko no mu gihe ntari mpari yakomeje kuba hafi y'umuryango wanjye. Rimwe na rimwe akanyuzamo akanabasura. Ni ikintu nyine kikwereka nyine responsabilité z'umugabo. Ntekereza ko umuryango wanjye cyangwa inshuti zanjye za hafi bari bamuzi, uretse nabo naho nari ndi mu Budage, kugera ku mwarimu, kugera kuri buri umwe wese. Buri wese yarazi ko mfite umuntu nkunda mu Rwanda nahasize, kandi nyine I was excited to go back kugira ngo nongere mbonane nawe. Yego. Amatsiko noneho ku munsi wawe mukuru w'ubukwe bwawe nicyo utekereza Joy? Ariko se nibyo cyane. Amatsiko rero uko ikintu kijya kintungura mu buzima, uko dukura hari ibintu bihinduka. Ubundi inzozi zanjye nyine numvaga ko d'abord numvaga nzakora ubukwe abantu ntibaze kubiseka, nyine niko ngiye nabitekerezaga. Numvaga ko nzakora ubukwe kuri derby numvaga aricyo kintu nifuza. Hanyuma kuri iyo derby urabona ukuntu mu bukwe abantu bajya kwifotoza, njye nkumva nyine nzaba nabukinze umwanya wanjye na sheri wanjye handi muri VIP, mu gihe abandi bagiye kwifotoza njyewe nze nambaye akanzu yanjye y'umweru nde wenda nka Desi Mita muri stade. Numvaga ari wo munsi cyangwa ari bwo nzumva ko inzozi zanjye z'ubukwe zibaye successful. Ikindi cya kabiri numvaga hari date, urabona abantu bagira ngo anniversaire ya mariage mu minsi nyine ubona bitagira. Numvaga ikindi numva ko byakabaye byiza wenda ko nkora nka mariage nyine nka 30 kuri bonane, mbese mpindure stati cyangwa ntangirana ubuzima bushyashya n'itariki nshya ku buryo nabyo kubara ngo hajya ngo sheri ngo twakoze ubukwe ryari woya shaka bonane uko dutangiye umwaka nyambwa umwaka urashize undi urashize binyurere no kubibara. So izo rero nizo zari inzozi, ariko uko umuntu agenda akura cyangwa na realite y'ubuzima ibyo tubona hano hanze
pandemic ya corona nayo ni yindi zana challenge ku buryo nyine wumva ko hari ibigomba guhinduka ariko mu nzozi zikomeye numvaga nzapanga ubukwe bwanjye ngendeye kuri derby. None se why not tutabikora byatewe nuko by the way nta bafana oya uretse n'abafana buriya inzozi zose cyangwa urugendo rwose urugendanamo n'umuparteneri wawe. Ntago rero umufiance wanjye ari umuntu uza mu bintu bya siporo cyane. Buriya ntabwo afana aperi kugira mujye muserera. Ntabwo ayifana, harimo kuyikunda abavandimwe be nibo nzi bayifana, uretse ko niyo yabayifana nyine nta kibazo we n'umuntu utabijyamo cyane, ariko we ikintu akunda kumbwira cyangwa niyo yumvishe n'urusaku turi nk'ahantu ahita ambwira ngo umugabo ni babareyo. So rero afite image mbi, afite kumva ko ibintu byose bifite akavuyo, ibintu byose birimo urusaku biba ari iby'abareyo. Rero ni ikintu, ni urugendo rugoye, sinzi ko wamukonvenka ngo umujyane muri stade ntiturabigana, ariko petetre ko ataranakandagiramo kuva yavuka simbisi. Mana yanjye. Tugiye ku bukwe nyirizina se nicyo uba witeze kwa kuno bavuga ngo umunsi w'ubukwe bwanjye bwageze n'amatsiko uvuga ngo buzaba bumeze bute? Ikintu gikomeye niteze ku munsi nzakoreraho ubukwe ni ikintu cyitwa gushimira. Ntago niteze wenda abantu baraza bitewe nuko wabanye n'abantu, ariko niteze igice kibaho cyo gushimira abantu. Buriya umuntu wese kuva hageze kugira ngo agere aho ageze hari abantu aba yaragize b'umumaro, ariko twebwe akenshi nyine ntago tubikora. Igice rero kinini niteze numva kizaba ariho wa mwanya, atari ukuvuga wenda ngo nashimiye famille y'umuhungu ko bambyariye umugabo, nashimiye bano, gushimira na babandi. Ese même si Clarisse ari umushuti wawe n'urugero, hari umuntu w'icyitegerezo uzashimira mu buzima bwawe, yaba babakobwa mwabanye bakugiriye inama nzima, bagufashije mu buzima bwa buri munsi, abahagaze mu kimbo cy'ababyeyi bakakurera bakaguha buri kimwe cyose, ngo ejo utazavuga nta mama afite na papa afite ukumva ugize nuza. So ntekereza ko nicyo gice numva ntegerezanyije amatsiko, kuko mfite liste y'abantu benshi kandi benshi pe numva ngomba gushimira, kuko uzaba ari umunsi wanjye nkahagarara hari imbere cyangwa imusaka bimfashamo, ariko agashimira umwe ku wundi imbere y'imbaga y'abantu. Nicyo cice navuga ngo gikomeye. Ibindi byo ni ibisanzwe nyine, ni umunsi nyine ntabwo wamenya formule yawo aka kanya, ariko buriya nihagera nzamenya formule yawo. I know, ibyo nibyo guteye amatsiko ku munsi w'ubukwe bwawe. Yego. Wow. Nicyumva kizakuriza kuri uriya munsi, kuko akenshi tubona abageni by'umwihariko abakobwa barira kuri uriya munsi. Ikintu gishobora kundiza n'ubunyanirinde no gutekerezaho cyane, ni igihe nzasezera tante wanjye uwahagaze mu cyimbo cya mama wanjye. Ni umubyeyi nkunda cyane, ni umubyeyi wareze abana benshi b'imfubyi, twari abana benshi cyane, aradukuza tugera aho tugera. Numva ko nta nubwo n'abantu benshi bamwe na bamwe nubwo bazi ko ngewe ndagira ababyeyi, kuko ntago mwita tante, mwita mama wanjye. Niwe nshuti magara yanjye ya hafi, niwe tuganira icyambabaje, niwe tuganira ikintu cyanshimishije. Ntekereza ko rero igihe kwa kundi ubona umwanya wo guhobera umuntu, wenda umubwira utuntu nawe akubwira, nibyo bintu numva afite ubwoba yavaho. Na belle-mère wanjye, belle-mère wanjye ni umubyeyi wanyeretse urukundo rwinshi. Nawe numva ko igihe namuhobera gutya turi sere dufatanye mu maboko, numva bitazaba byoroshye. Hanyuma umuvandimwe wanjye, kongera umuvandimwe umwe w'umukobwa, ni mukuru wanjye, niwe tubana ubuzima bwa buri munsi. Mu gitondo abazi uko naramutse, abazi uko niriwe. Rero urumva yo ubasize, cyangwa hari ubundi buzima ugiye muvuga ngo wa muntu nabonaga mu gitondo tugiye gusangira icyayi ntago tuzongera kugisangira, nzagisangira n'abandi. Nabyo numva ari ikintu nyine kindi kizaba gikomeye. Umuzika natuje numva nyine bikomeye. Ni ofete mba numva ni nka filme, mba numva ni nka theatre ukuntu. Ntago nzi ngo izaba ifite episode zingahe, ariko biri mu bintu nyine bizaba bitoroshye. Yego. Wow. Let's go back. Tugaruke gato. Nibajye no kuvuga ko wambaye neza, Jo, wambaye neza cyane, inkweto nziza. Mbese wambaye neza. Murakoze cyane. Iyo wambaye neza se nyine wambaye gute? Donc unuvuga
cyakoze iyo nambaye neza mbameze gutya. Rero ibintu byo kwambara ntabwo ari ibintu byanjye. Nambara neza bintunguye, gusa muri karagiteri sinzi niba ari kubera kuba muri siporo cyane nkunda amakabutura. Nambara neza nanjye numva nambaye neza nk'iyo nambaye wenda nk'ikanzu bitewe n'ahantu ngiye, nkashyiraho urukweto rurerure ariko nyine rwo rurangora, mba mfite n'utundi ku ruhande ndibuze guhituza, nkashyiraho n'agakoti. Mba numva ari sawa, ariko ubundi iyo nambaye ikabutura, umupira cyangwa ikabutura n'ishati nk'uku, nambaye agasupuresi siritu nyine k'umweru, mba numva ari sawa. Ari sawa. Ahubwo nanjye kubwira bimwe mu bice byiza ndi kubona, ariko mise mvuga ngo wakubaza icyo bofre yagukundiye, umugabo wawe niki yakubwiye ati nagukundiye iki Jo? Shaka rarikeka wenda wamuguhukamo mbariza n'ubu yanze kukimbwira. Yarambwiye ngo azakimbwira tumaze kubana, ntago yarakimbwira. Yambwiye ko ari byinshi ariko ntago arakimbwira, gusa nyine ngenda gikeka. Ndahira ikeka ikagira inkuru. Kagira inkuru. Ndagikeka. Nkeka ibintu byinshi, kuko burya umuntu ashaka kubwira ngo nzakikubwira, ariko uko mubana buri munsi nuko muganira hari ibintu biba bitandukanye. Ntekereza ko rero icya mbere kuko nabivuze icyo namukundiye nanjye nuko yanyeretse urukundo, mbona ko ankunda koko nanjye murutisha abandi, muha rwa rukundo rwose namugombaga. Rero we ntabwo akimbwira cyane, ariko urumva icya mbere arankunda, ikindi cya kabiri tujya inama. Turi ba bantu badashobora gukora ikintu batabanje kuganira. Turi ba bantu twicara tukavuga ngo ese même si nyine afite ubuzima bwe nanjye afite ubwanjye, ariko muri bwa buzima bwe bwa buri munsi icyo agiye gukora arambwira se iki ngiki tukigenze gute, iki ngiki tukigenze gute, ubwo bitewe na background z'abantu. Hari igihe uhurira muri relationship n'umuntu wakuze ubuzima bwose bumeze neza, abwira papa ndashaka iki, mama ndashaka iki, ni ibintu biba byoroshye. Rero iyo wowe wakuze ukarerwa neza n'umuryango wakureze, ariko ukageraho noneho nawe uvuga ngo ndi responsable, ngiye gushaka iki, ngiye kwimenyera iki, uwo muntu rero kugira ngo muhuze ibitekerezo, nk'urugero mushobora nko kujya ahantu ari nk'ikintu mugiye kugura, ngewe mbizi ko icyo kintu bakatuza, ariko we bitewe nuko yakuze cyangwa karagiteri ye, iyo bamubwiye ngo naya rero wa muntu muzajya inama ukamubwira ariko sheri ntago ubusanzwe uyu musego ugura aya mafaranga, reka tunegotiating. Urumva hari ikintu mwuzuzanyamo hagati yanyu. Ntekereza rero ko kujya inama kwacu kenshi mu buzima bwacu bwa buri munsi biri mu bintu byakomeje urukundo, cyangwa bikumva ko biguhaye n'izo mbaraga zo kuvuga ngo ya amahitamo yanjye naye. Ego. Wow. Reka tuze gato no muri siporo Jo. Nubundi mu kanya gato rugiye kunkubita uti ibi ntago ari byo byanzanye. Ariko bimenya ntago nabikuza. Ari no ugomba kubyemera kuko muri aba star, muri abantu bareberaho. Nukuri ikintu kira cyabaye ntago twabura kukivugaho. Joy muri siporo. Ego. Waje muri siporo uti noneho by'umwihariko nyine sinze wenda arimo yinjiye muri umusifuzi, donc wayinjiye mu siporo. Oya, njyewe ninjiye muri siporo mu mwaka wa 2008, ariko mbere yaho gato amashuri yisumbuye nayize icyiciro rusange, nakize ahantu bita lycée de Rusatira. Aho hantu nize rero nakundaga volleyball cyane, ariko ugasanga ntago ibintu by'imikino biri imbere. Turagerageza tukajya tujya no mu interscolaire tugatsindwa tukavayo turi abanyuma. Uyikina nyine? Narakinaga ariko icyo gihe nikaga mu mwaka wa mbere ndi gukinana n'abantu bo mu wa gatanu no mu wa gatandatu, ariko urumva nta myitozo twaga dufite, twaratsindwaga. Nza kuhava mu nzozi zanjye nashakaga kuzaba muganga, ariko nza gukora troncome muri uwo mwaka barahagaritse ibintu bya nursing muri secondaire, baravuga abantu bige amascience bazabijyemo muri kaminuza. Ngeze rero muri groupe scolaire ya Gatagara, ishami ryabo rya Huye, kuko ariho nari mbashije kubona section iri muri field ya medical, ariko bitari nk'ibyo nashakaga 100%. Nzana za mbaraga zo kuvuga ngo noneho ngiye gukina volleyball uko mbishaka. Ntago byanyoroheye kuko icyo kigo cya Gatagara cyari ni ikigo kiri mix,
harimo abahungu n'abakobwa, harimo abafite ubumuga n'abadafite ubumuga. Nisanga rero uko interiskolere zibaye ntago nzabyibagirwa tukigerayo mu wa kane kurumva nari kapitene. Hari igihe nagiye kwiyandikisha muri interiskolere, animateri nawe anca inyuma aragenda arabisibisha kuko ibigo byari byegeranye, interiskolere zaberaga muri groupe. Ndabimenya ko basibishije, ndongera subirayo nanjye njya kwandikisha. Urumva byari bya bintu uri gusunika ariko bidahari. Nza kubona rero ko kubisunika bitari buze gukunda. Umukino wa volleyball mpita nsa nk'uwushyize ku ruhande, ahubwo nanjye ninjira mu wari uhari. Umukino rero wari uhari witwaga sitball. Yego. Ni umukino w'abafite ubumuga. Mbese ni nka volleyball iriya si ariko iri modifié kugira ngo abantu babanze bamenyere kuko sitting volleyball yaje nyuma. Twabanje gukina uwo nguwo uri modifié bari kidunda. Mbese ari umukino woroshye, njyamo ndawukunda. Kurumva niba wari usanzwe ukina volleyball ukabona aho winjirira, njyamo ndawukunda. Mba kapiteni, ntwara ibikombe 2 imyaka 2, 2008 na 2009. Hanyuma ndabyuka ko 2009 yo nta nubwo twagitwara icy'ishuri ryacu, twagitwara icya kaminuza. Byageze aho kwa kundi amashuri abura ubushobozi bwa shampiyona ko twarimenyaga. Kaminuza y'u Rwanda irazigura ikipe yose y'abakobwa, iradutwara tukayikinira, tukajya tugenda muri cya kibisi. Noneho urumfata umwana wo muri segonderi ukamupromotinga, twese twumva ko nyine tubaye promoted. Ngira ngo rero muri uwo mwaka nibwo ninjiye muri siporo cyane kuruta mbere. Yego. Imisifurire wayinjiye mote? Muri 2010, urumva hari muri 2009. Noneho nk'umukinnyi ukina mu ikipe z'abafite ubumuga ariko udafite ubumuga, nakoze projection nsanga ntago competition internationale nzabasha kuzitabira. Kandi burya umuntu wese mu ntangiriro atangira avuga ngo reka nyine muri club gutya na gutya, ariko twese intego ntihazagira umuntu ngira ngo wendo ukubeshya. Umusportif wese inzozi ze ziba iyo yageze ku rwego ruri international, wasohokeye igihugu, uba wumva nawe hari ahandi hantu wageze. Rero mbonye iyo nzira itari gukunda, nibwo nahise mfata icyemezo cyo kureka kuba umukinnyi, ninjira muri arbitrage. Icyo gihe harimo abagabo bitwa ba Eliamani Rarora, harimo Gajo Eric, n'ubu we tugikorana ariko we ni senior nyine, ni umutoza equipe nationale. Oya, ni umusifuzi, ni international referee wacu. Ninjira gutyo rero nari mwiteranyije na Karasira, I think umugabo wa mukobwa nkabo. Karasira we ni umutoza. Ni umutoza, akaba no muri icyo twita jirime, mba muri ziriya competition zacu zi international. Ninjiramo gutyo 2010 nk'umuntu wari umukinnyi, ariko nkabona nyine inzozi zanjye zizaba impamo ari uko ngiye mu yindi kariyeri. Ninjira muri arbitrage. Ntabwo byari byoroshye icyo gihe kuko ninjiyemo harimo abasifuzi bakomeye. By the way, njya mbireba mu mafoto n'icyo gihe nkikina za 2008, aba Gervais bose nibo barabasifuzi. Ba Gervais, hari sinibuka n'undi mugabo njya mbona muri Ferwafa nawe wari umusifuzi. Iyo ugeze muri archive za NPC niko ubibona abantu benshi nyine baciye hariya. Hari abandi bakobwa bitwaga ba Claire, ba Crero, bose baravuye muri Kiara abasinia. Twinjira nyine gake gake uko buri wese rero agenda aba promoted ajya ku rundi rwego. Nabaye umusifuzi mpuzamahanga ku rwego rwa Afurika muri 2015. Urumva ntago rwari urugendo ruto, winjiye mu bintu muri 2010, ariko 2015 nibwo nabashije kubona iyo promotion. Byagufasha imyaka igera kuri 5. Hanyuma dusubire gato ku mahugurwa ukubutsemo mu gihugu cy'Ubudage. Tubwire urugendo byaremeze bite, wari wagiye mu biki Joy? Mu gihugu cy'Ubudage n'ubundi ntago mvuye kure y'ibyo. Nkuko nakomeje nari umusifuzi mpuzamahanga, ariko haza kuboneka amahirwe yo guhugura abatoza muri kosi twakoragayo bavugaga ko ari behind that and sport. Iyo behind that and sport ni ukuvuga ngo ni imikino y'abafite ubumuga, ariko noneho yo ni myinshi. Ntago nagiye ngo nige sitting volleyball gusa nk'iyo nsanzwe nsifuramo, ahubwo nize byose. Nize wheelchair basketball, niga bya atletisme, by'amajavero. Mbese ho uragenda nyine ukiga byose kugira ngo uzugira ikintu utanga ku gihugu cyawe. Ni kosi rero yamaze amezi 5, uretse ko twatinze kubera impamvu za corona. Ntekereza ko imikino nifungura
hari ikintu kinini bizongera ku buzima bwacu bwa siporo buri munsi. Amahugurwa avuyemo n'iki ukeka ko azafasha ubuzima bwawe ndetse na siporo y'u Rwanda muri rusange? Icya mbere nkeka bizafasha cyane cyane kuri siporo, kuko nk'urugero naguha nko muri wheelchair basketball kugeza uyu munsi ni umukino uri mushyashya, ni umukino tudafitemo abahanga benshi, ariko mu byo twize kandi tukabyiga neza urimo, yaba classification yawo, ese umuntu uri buze gukina uriya mukino siritu ku bantu bakora impanuka bakagira ibibazo ku makorone vertebrale bariya ugasanga ni umuntu uba mu igare, ntabwo ubuzima bwe ari kuba mu igare gusa adakora siporo, kuko buriya nka sitting volleyball ikenera ko ugira movement, ariko nka wheelchair basketball ntabwo ikeneye izo movement zo hanze, uzazikorera muri rya gare ryawe wicayemo. Ntekereza ko rero mu byo twize harimo na rehabilitation, harimo sport medicine, sport performance, ibyo byose ubwo bumenyi nitubushira hamwe, sirito ko federasiyo yacu ari federasiyo ihora itera imbere buri munsi, uretse ko ntekereza ko ubumenyi mfite aka kanya muri domaine ya siporo ntago bureba siporo y'abafite ubumuga gusa, kuko niba ari sport medicine nize hariya nkiga uburyo batreatinga injury y'ivi cyangwa y'urutugu, ntago byambuza no kubikora no mu zindi discipline, meme no muri football cyangwa n'ahandi. Niba ari sport performance uzi uko watoza abana, ese abana b'imyaka 4 kugeza kuri iyi ni iyihe myitozo bakeneye, ese umutoza akora annual plan gute, ese umutoza ni izihe nshingano ze, ni ibintu byinshi. Ni amezi, nubwo twahuye na corona, ni amezi ariko atanga umusaruro. Ngira ngo wenda n'abatoza bahanyuze ntago nzi benshi bari hano mu Rwanda, ariko ngira ngo mu makuru cyangwa mu mateka nzi ko na baseninga ariho baciye, kandi uyu munsi ni abantu bafite umusaruro mwiza. Hari bakarasira bose barahaciye, ba Christian FRVB. Rero nta muntu wize hariya nigeze mbona za ngo apfira ubusa igihugu. Ntago rero njyewe nk'umugore noneho byongeye ari njye uzaba apfira ubusa rwose. Ngira ngo ni n'amateka navuga ngo wesheje, ariko gato dusunye wagize kumbwira uti nakuze mfite inzozi zo kuzaba umuganga. Waba warabigezeho? Yego koko bitubwiyeho gato, amwe mahugurwa akoze mu Budage ko nabyo byari amanki y'ibyo wizeho. Izo nzozi wazigezeho? Yego, inzozi nazanjye nazigezeho, ariko nzigeraho mu buryo busekeje. Sinzi, ntago ari uko wenda abo tudahuje imyemerere bambabarire, umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu, Imana niyo ibikora kugira ngo bigende gutya. Kuko nkanjye kugira ngo ngere kuri izo nzozi, nabikubwiye ko ngeze muri troncome nifuzaga kujya kwiga igiforomo, nasinga, ariko bahita bayikuraho. Karisi nari umuswa, nageze kuri icyo kigo mfite amanota ya mbere, kuko natsinze neza primaire, ku buryo n'abana twiganaga ndabyibuka harimo competition, umuntu wazanyaye. Ariko ko ari umugambi w'Imana, nageze mu wa 3 muri troncome ndahitsindwa. Kubera iki naye nasabye za sciences humaines ku Karubanda muri groupe hose, njye mbifata nk'umugambi w'Imana. Nza gutsindwa ya troncome kugira ngo njye gushaka privé, mbashe kujya nubwo ntagiye mu giforoma, ariko basinye muri laboratoire médicale. Urumva byibura numvaga nshaka kwambara itaburiya, ese kwa muganga iyo umuntu aje ababaye umwakira gute. Numva nyine biraryoshye, ariko urumva hari ahantu Imana yanyujije kugira ngo ngere kuri bya bindi, kuko wenda nari gutsinda troncome kagenda nkiga sciences humaines cyangwa nkiga ibindi bintu bitandukanye bitari bya bindi. Ariko muri iyo nzira nabashije kwiga secondaire nyirangiza neza, nkomereza muri KH naho ndarangiza neza. Abantu rero batanakunda kwiga cyane, niba bakunda kugira ayo mahirwe, nyiva muri kashi nabwo mpita mbasha gukomeza masters muri Kenya, uretse ko y'ubu nabaye nyisubitse, kurumva hajemo n'izindi opportunity, kuko ndi muri siporo, ndi muri biriya. Ntekereza ko rero uyu munsi imbaraga nyinshi ndi kuzishira muri siporo, kuko nshobora gukombina ya background mfite. Abantu twize laboratoire ntago twiga anatomy nyinshi, yego nk'umuntu wiga physiotherapy, ariko iyo notion mfite, iyo anatomy mfite, iyo ethique médicale mfite muri njyewe cyangwa na experience, kuyihuza
na bya bintu biri medical ndumuparamedical ntago ari ibintu bizangora. Ndashaka no guhuza ubwo bumenyi nkaba ari byo nkora kwa gufasha abantu ariko nkabafashiriza muri siporo kuko nasanze ariho umutima wanjye uri. Hanyuma Joy bundi bamuzi muri ekipe nk'umufana umukunzi wa Rayon Sports. Byo byaje bite? Ngira ngo gato ndaza no kubaza ikibazo Imana imfashe sinze kukibagirwa. Abahungu akenshi batinya abakobwa bo muri siporo. Uraza kumbwira impamvu duhera icyo gato kwisanga ufana ekipe ya Rayon Sports. Kwisanga rero kuri ekipe ya Rayon Sports bifitanye isano n'amateka yanjye kuko ngewe mvuka Kabeza mu karere ka Kicukiro ariko ntago ari inkomoko yanjye ni Nyanza, ni naho nakuriye nyuma yo kuba imfubyi. Ubuzima rero bwo gukurira i Nyanza mu mateka y'umuryango n'ubwo wenda nta mukinnyi wabayemo ariko bari abafana ba Rayon Sports kugeza n'uyu munsi na tante wanjye mama wanjye aracyari umufana wayo, famille yanjye yose n'abafana ba Rayon Sports. Ariko yuri umwana hari condition uri kubaho mu rugo, hari aho ubugera naho utagera. Ntago rero nabashaga ku accessinga kujya ku bibuga ndi mutoya. Ndabyibuka twatangiye dufana Nyanza kuko urumva ahantu twari dutuye Nyanza ni hari hafi ya stade. Kujya kureba Nyanza urakana byo nta kibazo ariko kujya muri Rayon Sports no kuyifana noneho bikomeye cyane nabyinjiyemo muri 2012 maze kuba mukuru ufite ubwo burenganzira byinjiramo cyane. Ndagaruka inyuma ko no muri volleyball naho mbamo ariko hose imazemo igihe kinini kuko ngira ngo mazemo nk'imyaka 2 ninjiye muri arbitrage ya beach volley ndetse na volleyball isanzwe. Ni ibintu bihura kuko abenshi tubana muri sitting volleyball no muri volleyball isanzwe babamo. Rero twari turi kureba match ya volley kuri Petit Stade. Sinzi niba ubyibuka hari derby yabaye ya Rayon na APR dutsindira igitego kimwe Nyamirambo ariko tuva Nyamirambo tuza Petit Stade hari kubera Rayon na APR. Icyo gihe rero ya volleyball idutsindira APR amarira twakuye i Nyamirambo abaribagiranye. So muri iyo trajet yo gufana niki hari groupe y'abanyeshuri ngira ngo niko yari imeze ariyo nkomoko ya fan club ya Gikundiro Forever. Hari uriya Muhire president, hari n'undi witwa Tunga, bari abantu nka 5 bafite ako ka groupe k'abantu bakeya bari gushaka uburyo bakora fan club bari abanyeshuri b'imasoro. Nuko bandabutswe baravuga ari kuriya muntu ko twabonye afana cyane kandi tukabona ari mu intellectuel bo bashakaga guca cya kintu cyo kuvuga ngo Rayon Sports izafanwa n'abantu batize, Rayon Sports ifanwa n'abantu bameze gutya na gutya. Baraza baranyegera barambwira dufite groupe gutya na gutya turashaka ko nawe twakomezanya urugendo kuko urumva nari mfite urukundo rwa equipe, nari mfite ubushake bwinshi ntabonye ndi umwana bwo kureba amamatche. Nuko twatangiye urugendo none dutangira turi gusapotinga mu bushobozi buke. Ejo bundi nahoze ndi kubyibutsa umushuti wanjye twa Kadete no mubitsi wa Gikundiro Forever. Nari ndi mu document yanjye mbona agapapuro kambere twatangireho umusanzu kambere dutanga umusanzu ngira ngo hari nko muri 2013 turi kuha ariko equipe ya volleyball tutangira gutyo tugenda dukora akabanderore. Nago nzabyibagirwa na kantu gatoya twakoze kata dutwaye menya na 5000 ariko urumva nabishiragamo imbaraga ko na pushingaga. Nyuma tugenda tubona support zitandukanye dutangira gushiraho imisanzu kwinjira nyine muri urwo rukundo biza gutyo kugeza uyu munsi. Yego hari ritime bigenda bigabanukaho ariko ntago nigeze nyine mbireka, ntago nigeze ncika intege. Icyo umuntu agenda ahindura ni imifanire ko nk'icyo gihe muri adolescence nanezezwaga no kujya muri 11 imvura ikatunyagirirayo. Ariko uko ubuzima bugenda buhinduka ndavuga nshobora gufana ariko nanicaye atwikiriye nicanye n'abantu tuganira kuko n'urukundo ufite rudafite ahantu rwajya urababara nyine bitewe na crise cyangwa nibazo bihari ariko indani ntago bivamo. Ubu se nk'umugabo wawe naramuka akubwiye ati gufana equipe ya Rayon Sports biveho Jo wabyemera? Oya ntekereza ko nawe uyu muntu agukunda Clarisse agukunda n'ibyawe byose agukunda n'ukumeze. Ntekereza ko rero dukundana wenda ntago ibyo yarabizi kuko ntago yambonye ahantu runaka ngo ariho dukundanira dufite ukuntu twahuye ariko
ndabizi nawe ntago yabingora. Okay, hari ibyo ntakora aka kanya nk'umuntu, nk'umukobwa mukuru, nk'umuntu uteganya kuba umumama ejo hazaza, wenda nakoraga mbere, ariko uyu munsi ntago yambuza kureba match, ahubwo nzajya mubwira ntware niba na ngombwa wenda na tike ya VIP yingurire. Niba n'uwo musanzu nyine dufatikanye, ko ntago watanga umusanzu ukoze mu mutungo w'urugo kandi wenda mutabanje kubiganiraho mu gihe nyine urwo rugo tuzaba twarugezeho. Ntekereza ko rero iyo ukunda umuntu nawe wenda hari ibyo akunda nakunda, ariko ndamwumva nkabimukundira nkanabimwubahira. Ntekereza rero ko icyo kintu atakimbuza. So ubwo bareyo bagiye kunguka undi mureye, ushaka kumukonvenka? Of course bazunguka umureye, kuko urumva hagomba no kuzaza twa junior tw'utureyo. Kandi mu nzozi zanjye Clarisse, wenda numva ko, simbizi wenda n'imyumvire yanjye, ariko numva ko umwana wanjye swata azaba yaba umuhungu yaba umukobwa nadakina football ubwo azaba umuhanzi. Ndabizi umwana yihitiramo, ariko duhitamo bigendewe nuko twatojwe. Numva ko rero mu bintu rega ni ibintu bifite amafaranga kandi bidatera stress. Twebwe stress zaratwishe, gutegura examen, gutegura amakati, wanabisohoka mugasanga ku isoko hanze ntago bifite amafaranga nkayo wa undi ukora umwitozo ari gukora kugira ngo umubiri umere neza, akanabikora nk'umwuga, akabona arimo arinjiza agafaranga. Nimbyara nk'umuhungu akabinyemerera rwose, uzamusapotinga na cost yose byakenera, no kugira ngo yige muri academy runaka hanze y'igihugu. Nzakora icyo nshoboye cyose, ariko mbona umwana wanjye agiye mu mupira w'amaguru. Ngaho ibazaga kubuka mu academy ko hanze agahita aza agakina nka APR. Are you ready? None se hari ikibazo n'akazi? Erega hari urwego tugomba kurenga, simbizi niyagira unyumva nabi, sirita umufana ba Rayon Sports. APR ni equipe nziza, Rayon Sports ni equipe nziza, turahanganye n'ibyo, ariko tuza abakinnyi benshi bavuye muri Rayon Sports bajya muri APR atari uko babanze Rayon Sports, ariko kubera ari akazi. None se reka tuvuge nk'aka kanya, niba notion mfite aka kanya muri sport medicine inyemerera gukora nka training izindi ziri imbere, ejo ndangije izo training APR kama offre y'akazi ko kuba wenda kuba assistance medicale n'akazi. Tujya tubona abasirikare, tujya tubona abapolisi ku mamace, ashiduka yaje gufana kuri match ya polisi, ari polisi rero yashamye igitega agasimbuka. Ntago biri bukureho rero ko wa muntu ari mu kazi ariko afite n'umutima wo kuba afite ikintu akunda. Ntago rero ngewe iyo bigiye mu buzima bwa buri munsi tugomba kubamo, nibyo nshobora kubamo ndi kuyikorera, ariko umutima wanjye uri ahandi. Uko byagenda kose tuzi benshi cyangwa nawe yaraho mujya muganira bari muri APR uyu munsi, ariko umutima uri muri Rayon Sports, ariko bari ku kazi. Kimwe nuko hari n'umwana wazamutse akazamuka, wenda par exemple atuye nk'Inyanza, niho hari iriya academy, niho bari kuzamukira. Niba ari hafite amahirwe yo gukinira football, ntago ari bubireke kubera ko akunda Rayon Sports. Tutanagiye kurereka dufata urugero rufatika. None se Bashunga Buba si umwana we wacu cyane? None se ntago yaciye muri academy ya APR cyane? Ariko ku mutima we ntago ndi bumuvugire, cyangwa n'amateka n'ababyeyi n'icyo twareba siritu yuvuga ngo umuntu n'umunyenyanza hari ikindi babisobanuye. Ariko niba amahirwe abonetse yo kunyura muri academy, ntago numva ko byabuze umuntu kuba yabicamo, nta kiba bitwaye. Hanyuma ubwo tugaruke kuri cya kibazo nakubaje, ni iki gituma abasore batinya abakobwa bo muri sport? Ni iki ukeka kuri analyse yawe? I know analyse yanjye ni imwe, ariko ndaza kubivuga kugira ngo wenda ngire n'inama abakobwa siritu bari muri sport. Icya mbere yuba muri sport, siritu ndivugira nkanjye. Yego, hari kuba muri sport wenda uri muri volleyball, uri umukinnyi, uri muri basket, buriya hari ahantu birangirira bikigumira hariya. Ariko iyo tugiye muri football bikagaruka kuri umufana d'abord. Yego, byaza bikavuga ngo umufana wa Rayon Sports cyangwa wa APR cyangwa wa Kiyovu cyangwa n'indi kipe ifite abafana hano mu gihugu. Icya mbere relation cyangwa imibanire yawe na bagenzi bawe, ugira inshuti nyine z'abasportif, ugira inshuti z'abakinnyi. Yego, rero muri bwa bushuti bwanyu banza umenye ngo ubushuti bwanjye nakanaka bugarukira hehe. Ese turi inshuti gusa? Kuko wenda nk'ikintu nirinze muri domaine yanjye ya sport n'iki, nirinze kuba nagira relationship n'umukinnyi. Ntago mvuze ko ari abahungu babi cyangwa batanatereta, ariko the way mubana muganira
haramutse hajemo ibindi ntago nzitwa ko ndi gufana Rayon Sports kubera ko ndi kuyifana nzaba ndi kuyifana bavuga ngo nukubera ko afitemo umugabo cyangwa afitemo umusheri wenda bafite ukundi babavuga nabi bitewe na bamwe character bagiye bagira ariko ntekereza ko ngiye muri generation yanjye yo kwinjira muri siporo cyane mu gukunda Rayon Sports nagiye mbona abakinnyi bari serious bubaka ingo zigafata bafite urukundo rufatika ikintu cya mbere rero navuga ngo kigoye muri relationship niba ngiye mba muri siporo ni urugero rworoshye mfite umukinnyi w'inshuti yanjye ese boyfriend wanjye aramuzi ese azi ubushuti ngiranya nawe azi niba ni na chat tuganira azi aho bya bindi bigarukira ariko iyo ufite utwo tuntu tundi two ku ruhande babantu ntubagire nk'ababesto kuko nkanjye rwose yaba muri aperi yaba Reyo yaba ikikumvana abantu bakora sako bakatembera mu makipe yose mfitemo inshuti bamwe ni n'ababesto bamwe ni n'ababandi tujya n'inama ariko niba ndi muri relationship uwo dukundana arabizi ko par exemple Jihad ari inshuti yanjye kandi ari inshuti yanjye mu buryo busanzwe arabizi ko Irambona ari inshuti yanjye arabizi ko Emera ari inshuti yanjye arabizi ko Rusheshangoga ari inshuti yanjye mu buryo bw'ubushuti azagira ibirora ntumire nk'umuvandimwe siporo ni umuryango uhuriramo n'abantu benshi batandukanye ureke n'abariya no muri volleyball agenda ugahuramo n'inshuti no muri basketball ugahuramo n'inshuti rero bwa bushuti iyo ubukoresheje nabi ukumva ko sindi bubihakane kuko hari n'abakobwa bajya ku kibuga kubera ko bagiye kureba babahungu ariko njyewe niba passion yanjye ari ugukunda equipe nkanayifasha mu bushobozi bwanjye buke butari bwinshi Clary ndakubwiza ukuri iyo bari abantu ari inshuti zawe ngira ngo nawe mu mwuga ukora uhura nabo cyane umuntu azaguteta ko wamweretse ko ufite iyo pite yo gutetwa ariko par exemple dufata urugero nka Bakame inshuti yanjye niba tuvuganye dufite ukuntu tuvugana byacu bya story ariko twahuriye muri Rayon Sports amakuru bimeze gute hari abo twabanye muri Kenya twaturanye ba Jacques ba Migi ba Kagere twarabanye umuryango ba Makenzi rero iyo ufite umuryango navuga ngo ni n'umuryango mwiza ni n'abantu bakamaro koresha wa mubano wanyu mu gihe nyacyo bafite umuryango ubabera inshuti ni inshuti yawe mujya inama yakweretse ko afite girlfriend nawe mwereke boyfriend wawe uconnecte rwa rukundo rwawe nabo ufite bo hanze uruconnecte na za nshuti zawe kuko nizo nshuti zawe ariko iyo byageze kuri gahunda yo ngo mwakundanye bizanavuga wenda banagire gutya ariko mu by'ukuri haba hari ubushuti bushaka kuvuga ati nkanjye ndibuka hari ahantu twageze siritu nk'abareyo iyo tunezerewe dukora mu mufuka ntago rero nzagera ku kibuga ntigire kureba imyitozo burya abakinnyi nabo bafite ukuntu nyine bafite amayeri arakubona agatavuga ati Clarisse yaje imodoka y'imbonye ahantu iparitse perezida bimeze gute se uhita uhinduka presidente kubera ko ashaka gukuramo 5 cyangwa ashaka gukuramo 10 twagiye tugira abashuti aguhamagara akakubwira ati nadwaje umwana hari muri crise mama wanjye afite ikibazo iki n'iki muri inshuti mufatanya nk'inshuti ariko iyo hagiyemo kurengera biba bigoye wenda icyo navuga muri siporo harimo wenda siritu nko muri football harimo abakobwa babiri harimo abakobwa bari muri mu gufana kubera ko bashaka gufana ariko ntago turi bwirengagize ko hari n'abava mu rugo baje gushakisha za nshuti rimwe na rimwe uzanabibona cyangwa wenda akaba afite n'uwo banahuye n'ubishenga benshi banatereta kuri social media akaza kuvuga tereka muri atanazi football akajya nakubaza ati niye yatsinze yindi ese waje gukora iki naje kureba kanaka bimeze gute se ni boyfriend wanjye yanakubona ahubwo umusuhuje nje ndabyibuka neza wenda nago navuga izina ariko hari umukinnyi wari umushuti wanjye nkiga muri Kenya ngiye kubona mbona kuri Instagram umukobwa nsanzeyo arantutse koko I know ndekera umugabo nibi ngiye kubona mbona umuhungu nawe anyandikiye asaba imbabazi arambwira namubwiye uburiwe n'icyo ariko ikintu cyasekeje nuko umuhungu yabwiye umukobwa nguriya icyo gihe kipe yari yowe na Gacinya ngo numubona ngo ujye umwubaha ngo nkuko wakubaha Gacinya ko ari boss wanjye nguriya ni president ariko mu by'ukuri ni wa muntu ntago abazi relation ufitanye n'umuntu ntago abazi ngo meze gutya ariko nashimye Imana ko après ngarutse nabaye umuhuza mwiza w'iyo couple umukobwa araza inshuti yanjye hajya hanavuka n'ikibazo akamamagara akambwira ati uri he ndi mu rugo
reka nze nkurebe bimeze gutya. Urumva bitewe n'imyumvire ya mbere yari gutekereza ko hari ikindi kintu kiri hagati yawe n'uriya. Nteka rero ko muri relation nka conclusion, niba uri umukobwa muri siporo ufite umukunzi, bya bindi ubamo Karari, ubundi baravuga ngo amatelefone arasenya, ariko niba widesize ukavuga ngo ngewe uyu niwe mfashe icyemezo, wimuhisha bya bindi uri kuvugana na ba bantu. Niba kanaka ari n'inshuti yawe, ese par exemple niba Dana ari inshuti yanjye, kuki fiancé wanjye atamenya ko Dana ari inshuti yanjye? Dani niba afite ubukwe akantumira, mbwira sheri ntitujyane. Yego. Ariko iyo uri kumukinga hari utumesaje wandikirana n'umuntu udashaka kubona. Iyo wafashe icyemezo mu rukundo, wenda ni nacyo nanavuga, hari abantu benshi nzi bagiye basenya kubera amatelefoni, si byiza kuyajyamo. Ariko niba uri kuri chat yabibonye ko hari ibyo uri kwandika, wibinamuhisha. Niba irimo n'izo code, zimuhe, nabishaka yinjiremo. Niho confiance iva, niho ya trust iva. Iyo wamaze gufata icyemezo, ndabizi ku bakobwa yabigoye, kana karagutereta na kana karagutereta, ugashira kuri balance, ukareba uwo umutima wawe wifuza utazakubabaza bitewe n'icyo ushaka. Hari uzareba akavuga ngo ndashaka amafaranga, azashaka wundi w'amafaranga. Ariko nshuti yanjye, ya mafaranga iyo yashatse, njya ntanga nk'urugero cyane, iyo ugiye gukunda umuhungu ukurikiye amafaranga, naguze aho yayakuye. Swate ni kese wenda yo mu kazi, y'amafaranga y'akazi yatwaye cyangwa yanyereje, ejo iyo aguye mu kibazo wenda bakamufunga n'urugero, ntago uzabasha kujera kujya umwohereza ari amafaranga ahari, ntago uzamuba hafi mu bibazo kubera ko waje ukurikiye amafaranga. Yanze wamusanze mukurikiye bayiteje cyamunara, ntago muzabana muri chambrette kubera ko nta rukundo rwabayeho. So ntekereza ko rero nka benshi njya numva, ubwo ndimo ndagira inama sirita abakiri batoya, abana bari kurenza amasegonderi, nabonye ari bo bari muri relation cyane n'abakinnyi. Kunda umuntu utamukundiye ko ari umustar, utamukundiye ko akina muri Rayon Sports cyangwa muri APR, birarangira. Tuzi benshi barangiye. I know. Sinzi rero uwo mugore waramushatse bimeze kuri yuko byagenda. Uzamushaka akinira APR, bamuguriye imodoka nziza, bamuhaye inzu nziza, mugende mutura ahantu heza hashoboka. Ejo nibyanga akajya rugende cyangwa akajya ahandi hantu akagondagonda akantu k'ibyondo, akavuga ati tube tugiyemo tuzagakora gake gake, ntago uzabyemera kuko umutima wawe ntago wakunze biriya. Ntekereza rero ko abantu bakadufate nabi, turi abakobwa bakunda umupira kandi tukawukunda ari bo dukurikiye. Uretse ko muri siporo habamo ibintu byinshi, Karari urabizi, wakora inshuti, ukamenya Clarisse, ukamenya kanaka, ejo wagufungurira inzira zo kugira aho ugera. Ko ntekereza ko iyo nza kuba ntari muri siporo, tujye tubwizanya ukuri, umuntu wese siritu muri Afurika, apana kuvuga mu Rwanda gusa, inzozi zacu no kugera muri Europe. Iyo rero siporo ikujyanye mu Bubiligi, ikakujyana mu Budage, ikakujyana ukazenguruka ibihugu bya Schengen nka 3-4, uri kureba bya bindi wajyaga wumva ku mafoto nk'ubu muri minsi nibwo nsigaye se hari umushyitsi wanjye ujya umbwira ngo ya kipe ngo yanyu ngo ugiye gukina, kuko nabaga mu mujyi witwa Leipzig, akajya ambwira ngo ariko ngo mbwira ngo ukuntu babivuga, ngo njya numva ngo abantu ngo bari kuvuga ngo Leipzig ngo hari feelings nyine ugira, cyangwa ukumva wenda Champions League Leipzig yatsinze Man U gutya na gutya, wewe wakwibuka ko wari uri imbere hahandi, wari uri kuri ya stade, wacaga kuri ya rokare y'ababakinnyi, ukavuga uti se burya ya kipe abantu bahagaze bakavuga niya indi narebaga. Nuko wenda twahise duhura na corona ntitubashe kureba mu match, ngira ngo habaye nka match imwe, ariko ahantu twari dutuye iyo kaminuza iri neza mu marembo, nkuko bavuga Migina n'amahoro. Ubu rero hari ikintu gituma nyine ushima Imana. Hari nk'umubyeyi uvuga ngo siporo nibyo, ntago turi buze kuvuga ngo muri siporo ibintu byose ni bya mise kigoroye, ariko si bundi mubyeyi mbere ko ubuza umukobwa kujya mu bintu bya siporo, wowe indero wamuhaye, uburere wamuhaye, ntago ufite umubyeyi niba utifitiye icyizere. Kuko iyo wareze umwana neza muri best friend, azanagerayo navayo, uyu mutipe yamusabye nimero, azakubwira ati mami uzi n'ibindi, mvuye kureba match ya basket ariko hari umusore witwa kanaka wansabye nimero. Azaza umubyeyi akugayidinga, akubwire akwandikira ibiki, akubwira ibiki, bizatume zangaruka bavuga ngo z'abakobwa bajya muri siporo bakahakura kwiyandarika bitari buze kubaho. Hiyandarika uwari ufite gahunda yo kwiyandarika. Ariko niba uzi ngo muri siporo, dufate urugero rw'abafana Clary, wenda nabitinzeho, reka mbitindeho. Reka dufate urugero rw'abafana baje muri Rayon Sports baje gufana gusa, cyangwa no mu zindi equipe.
hari bo bakuraho akazi, Yego. haruza yabuze inzu y'umwana wenda ba mu kazu gatoya ka 20-30, iyo bamuhaye ikiraka cya protokole 2-3 cyangwa cy'ubusekirite cyangwa biriya bintu byose batanga, satani 10,000 cyane ntagenda sakagaburira umwana, Cyane ntagenda rwose. sakabona amakayi. Ntago rero siporo ari inzira yo kuba abantu badafite agaciro, yo kutagira n'icyo twimarira. Reka tujyemo. Nimpura na Clarisse afite business yo kuranguza ibintu mu mujyi, Yego. nzaza mubwiye Clarisse wamereye uyu mwana akazi. Yego. Clarisse afunguye alimentation, azamagara Joe, nta mwana w'umukobwa uzi. Yego. Rero izo zose ni inyungu. Twebwe iyo dushaka turavuga muri siporo ngomba guhita mbonamo ibifatika. Yego. Ariko niba ugira amahirwe kubera siporo ukajya mu gihugu cy'Ubudage ukiga, Nayo. hari connection ukurayo, Cyane. hari inshuti wakuyeyo, ejo wenda bizagukura bikakujyana aha n'aha. Hari aho uri bujye gukomanga kubera ko waciye muri siporo. Ariko nkabwira abantu ngo bisaba kwihangana. Iyo achievement yo kuba wajya kwiga ku mugabane w'Uburayi uyigezeho nyuma y'imyaka ingahe? Kandi nibutse n'abantu, ntago nkatwe muri federasiyo iwacu ibyo byose tubikora nk'abantu dutegereje indonke d'abord, tuyikora nk'abakorerabushake. Yego. Ahubwo bakavuga ngo uyu mukorerabushake ko yaje gusifura shampiyona, turamumenyera aho ari burare, turamumenyera transport, turamumenyera ibi, ugakora bya bintu bikunze. Ariko bikwereka ko ngo nyuma y'imyaka 10 cyangwa 12 nkanjye ubu ndi kubona umusaruro nyuma y'imyaka 12. Niba rero ushaka kuza muri siporo ngo bite bikunda, nukuri nabwo bisaba umwanya. Hari abo bihira, ariko nabwo niba bisaba no gutegereza, tegereza. Kandi nabwo na yandi makeya ubonamo nukuragira umumaro. Yego. Wow. Mbere yuko turi kugenda tugana no ku musozo Joy gato, ntago mbikwifurije, ariko umuntu ashobora kwibaza nk'ubwo busesenguzi dukoreye ni ukuri buri mu bwenge bwinshi cyane ndetse na facts zumvikana. Umuntu ashobora kwibaza nka Joy ku giti cyawe, ntago mbikwifurije, ni iki kintu cyatuma divorce? Kinjyana ku kibazo cya nyuma, ubusesenguzi bwawe ni impamvu ki hasiga hari divorce nyinshi hanze? Ku kintu cya divorce kamanze mvuge nkanjye nka Joy. Buriya ibintu byose dukora, inama nagira abantu, tujye tubanza twibuka Imana. Njyewe imitekerereze yanjye kuri divorce, nemera ko nta divorce ibaho, ahubwo divorce ni ubushake bwanjye. Kuko Clarisse, icyo njyewe ndibuze gupfa n'uyu musore dukundana cyangwa tubana nk'umugabo n'umugore, ndaza gutandukana nawe par exemple wenda kuko nafashe telefone ye sangamo yandikirana n'umukobwa witwa Kanaka, uyu mugabo ni indaya, ngiye fashe icyemezo gatanya, sibyo? Cyangwa tuvuga urugero, hari n'ibyaha biba bigoye bikomeretsa umutima, baraguhamagaye barakubwiye ngo muri hoteli runaka mu cyumba cy'112 niho umugabo wawe ari, uranaje uruhamusanze. Wowe nk'umugore wirukiye kuvuga ngo birangire umugabo wanjye yaciye inyuma, byagenze gutya na gutya. Ariko mu by'ukuri iyo umaze gutandukana nawe utangira relation nshyashya nziza iryoshye. Yo sheri, uziko umugabo wanjye yaciye inyuma, ariyo mpamvu nabivuyemo. Yo se niko bimeze. Wa undi wa mbere mwatandukanye ajyana abakobwa muri hoteli, wenda akanikingira ko akunda umugore adashaka kumwanduza ibirwara, uzadivorce ushaka uwa kabiri. We none ugiva ku kazi inshuti yanjye usanga mufite mu cyumba cyawe mu buriri bwawe uraramo. Impamvu ntemera rero ko divorce yakabayeho, donc we ntiwayikora, nta kosa ritababarira, ntago nakora divorce. Ni ukuvuga ngo rwose inshuti yanjye, niba uri burebe n'iki kiganiro mukunzi wanjye, rwose mbikubwire, nindwinjiramo ntago niteguye gusenya. Ubwo kugira ngo ngiye ngire divorce Joy, kugira ngo ngiye divorce, ubwo umugabo ni uzadivorce wenda ubwo agende, niko bibigenda. Kuko nta kosa, nibyo nakubwiye mu bintu bikomeza relationship, kubabarirana. Nta kosa ritababarirwa. Yaguciye inyuma, nibyo yaguciye inyuma, ariko si niyo mpera y'ubuzima. None se ni imibare ingana gute ko ariko ubushakashatsi budasohoka? Ni abagabo bangana gute badaca inyuma abagore babo? Iyo mugiteretana muri abakobwa shushu sheri fiancé, ntago ashobora gukora icyo kintu. Ariko natwe tuzi ibintu byinshi, navuga ngo wenda nuko nagize amahirwe kuri eglise yanjye ibyo bintu babitwigisha nk'abakobwa uko bigenda, ko tuza gusanga divorce zose ziraturuka kuri twebwe. Ikibazo cyose nagirana n'umuntu dukundana ni twebwe two kugicoca no kukiganiraho, tubanze turebe. Ikindi ni ukwirukankira muri relationship. Uriya mutipe yaragafashe,
n'ibidahita bigenda gutya bizagenda gutya. Iyo wirukanse hari ibyo utarabona. Ubundi baze kumbabarira sinzi icyo amategeko abiteganyaho, ariko ibihugu nabayemo cyangwa nagenzemo hari ikintu twebwe tutagira kandi ngiye mfata nk'ikintu cy'ukuri. Uyu mwana amaze gukura yakaba yava mu rugo akajya kuba responsable kuri ya myaka 18. Muri ya responsabilité yo kumenya ngo ndamenya ko ndi bwitahanira umugati mvuye ku kazi, ndamenya ariko tuze kureba abenshi nta kazi bafite, impamvu baracyari mu rugo. Ariko niba uri muri relation n'umuntu kararinda kubwiza ukuri ko couple par exemple nk'abanyakenya cyangwa na hariya mvuye nibo nabonye, sindi buvuga ibyo nabonye, nta couple ijya gukora mariage batarabanje kubana ngo bamenyane. Yes, kuko njyewe nawe niyo twabana amezi 6 cyangwa 5 nzajya kugushaka nzi d'abord namenye kugona nyine nibugona, nzajya kugushaka nzi ko iyo uvuye ku kazi kubera umunaniro wagize akazi kenshi inkweto wenda uzitahariye, ese nzabyihanganira. Iyo rero nabimenye tukavuga okay noneho tugende, nzagushaka nzi ngo Clarisse n'umukobwa utazi guteka, mbe mbizi ko adatazi guteka, ariko uraje umuntu ntimwabanye n'umwanya n'igihe cyo kujya guhura ngo muganire, muhuriye ahantu nk'aha mutangiye gufata icyayi, iwacu baranyica 2 zageze. Nibyo dusigasira umuco, ariko nanone muri ya relation shaka umwanya uhagije. Simvuze wenda ngo abakobwa babane n'abahungu, ariko shaka umwanya uhagije wo kumenya wa muntu mukundana. Ese nimukorera agakosa kandi kazamura kamere, uyu mugabo azanca pushi. Hari abatipe bari serious anagukubita ataragukwa. Agahita abona aka message muri telefone, wenda umuvandimwe yanditse hari n'ibintu bisanzwe, gahunda bitese duhurire wenda kuri Simba kunywa icyayi. Aba ni babandi urushye. Uwo muntu rero niba gukubitiye muri fiançailles wa mukobwa we mu rugo azajya gukubitana kuziritse. Rero ikintu cya mbere navuga ngo cyakwevita divorce, icya mbere no gushira Imana imbere mu rugo, malgré que niyo umugabo wawe yabadasenga cyangwa umufiance wawe ashobora no kuguhamagara mu gitondo akabwira ngiye ku kazi, ukamubwira uti reka dusenge mbe no kuri telefone, ukamubwira Imana ikurinde gutya na gutya. Kuko ngewe ni ibintu ndi kuvuga naboneye fact, inshuro zose nasengeye umukunzi wanjye agiye mu kazi yarataga akamubwira ati ufise ko ibintu byagenze neza, ariko inshuro wenda yagendaga tutavuganye ngo tunasenge ajya yambwira ati ntago naguhamagaye ngo dusenge none dore ibintu ntago byagenze neza. Icya mbere ni Imana, icya mbere icya kabiri n'urukundo no kubanza kumenyana. Iyo uzi umuntu mugiye kubana, uzi ibikomere yahuye nabyo. Umukobwa ntago yigeze amenya nyina, umuhungu bakundanye yamubeshye ibi, aza gusanga bimeze gutya kanaka. Bya bikomere by'umuntu afite, iyo wowe ubizi ukamushaka ubizi, uzuri mama, uzuri papa, uzuri umuganga w'ibikomere, na bya biganiro muganira. Nakubwiye ko ikintu gitera divorce ari ukutaganira. Ntago mushaka divorce. Tuzi ingo nyinshi zimaranye imyaka plus de 20 ans babuze urubyaro, bakundana. Kuki se abantu badatandukana? Cyangwa niba umumama ari ufite ikibazo ejo umugabo abyare hanze cyangwa undi abyare hanze, nuko babanye bafite rwa rukundo. Rero natwe nitugira urukundo siritu nkatwe twa no kurebera kubo byamaze kubaho, reka dutegure twebwe aka kanya nk'abakobwa ngiye gushaka. Ese koko birimo neza? Ese koko hari umuntu twaganiriye yabivuyemo, nge sinabanza kumwumva ndamubwira ni gutuva mu bintu, warateguye wayishuye amafaranga ya sare wagize ibi nibi kucyo biva manaje. Arambwira ati Jo, malgré y'ibyo natakaje bifite agaciro wenda plus de 10 millions, kuko ubukwe yabuhagaritse ku munsi bwageze, buki ubukwe buzabejo. Arambwira ati ndi muri relationship ariko finally hari utudefo mbona umukobwa yakabaye ahindura atari guhindura ku gihe, aho kugira ngo nzagorwe no kujya gushaka gatanya twabanye, ndabivamo mu nseke. Ubukwe bwa Joy bwapfuye nyine baseke ko wabyishe, ariko wabikoze mbere. Urumva ariko ibyo byose biva reka ntorere uriya mukobwa se ni mwiza, afite amaso meza, hoye ntabwo bwiza aribwo bwubaka urugo, umutima niwe uzubaka urugo. Ariko nanone nkankuraje umuntu aho kugira ngo ubijyemo deje uri kubona ko ari icyobo, nukuri bivemo kare. Wimutegereza ngo uzamubengere ku rusengero, ariko mbere yaho, mbere yuko mujya mu murenge mujya no muri byandi byose, niba ubona bitarimo ntawe uzaguseka. Kuko twazaguseka ejo tuvuze
Clarisse arugiyemo amazemo umwaka kandi tuzi kujajinga tuzi kujajinga ariko nkasanga no mu zindi ngaruka reka nkagarukeho zitera divorce abakobwa nta bamarine bafite abageni bacu nta bamarine bafite njyewe ndajya gukora ubukwe mvuge ngo muri siporo nziranyemo n'abakobwa beza nindeba Clarisse mvuge ngo nicara iruhande rwanjye bizaba ari byiza ifoto izaba ikeye ariko se Clarisse ni best friend wawe azakugira inama nujya kuvuga ngo reka dukore ibi aguhindure ntago ukeneye marene uzagucarenjinga ukeneye marene uzaganiza iby'urugo rwawe ufite aho yageze mbese navuga ngo umeze nka menta reka dufata abamarene b'abamenta pana abamarene b'amafoto bizatuma ingo z'iki gihe cyangwa n'iz'urubyiruko duteganya kuzubaka zidasenyuka yego